hari ibihano bigera kuri bitatu abagabo batihangana bakunda guha abagore babo. Bihano bitatu abagabo barangwa no kutihangana mu ngo nyinshi bakunda gukoresha bari guha abagore babo. Bakunda kubihorera. Igihano cyitwa guceceka. Ukicecekera ukamwihorera. Igihano kiryana, igihano kibabaza, kwicecekera. Igihano cya kabiri ni ukureka kumuhahira. Ntayo mba nabonye nta kintu ndiho muri iyi minsi. Ariko umuntu wihangana ntago abaziza ingingo zo guhimana. Umuntu wihangana umuntu utihangana, igihano cya gatatu ni uguhugira mu bindi. Umuntu akajya kwihorera ariko akigira muri telefoni, akigira muri televiziyo. Hari n'ababa batagatifu maze akajya ahugira mu byigisho bya Bibiliya cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi, ariko harimo n'igihano. Kisomera ibitabo. Ariko yemwe mbabazi, uko ni ukwihangana. Akakubwira ngo ngewe ubu ngubu narihanganye, ngo uriya muntu naramwihanganiye. Hari ukwihangana turi gusoma muri Bibiliya, hari no kubura uko umuntu agenza ate agira. Rero hari igihe uzajya ubeshya ngo warihanganye, ahubwo ari uko wabuze kugira. Reka dutandukanye kwihangana no kubura uko umuntu agira. Iyi mico y'umuntu wihangana tumaze kubona hejuru, cyangwa iyi myitwarire, ni imyitwarire igoranye kandi ivunanye, irananiza. Ariko niyo kwihangana, ntabwo ariyo kubura uko ugira. Irananiza. Iyi myitwarire iravuna, kuko umuntu uyigira ntabwo acogora kuri yo. Ibyo ni ukwihangana. Ntabwo akunda kwinuba ngo yinubire mugenzi we. Ari ukuntu umuntu aba yaraguharaye mujya kubana, hashira akanya ukumva atangiye kukwinuba. Ntabwo yinuba, ntabwo yivovota. Umuntu wihangana ntabwo yivovota, ntabwo yiganyira, ntabwo ahora yarakaye. Iyi mico itera umuntu, iyi mico yitwa kwihangana, umuntu uyifite hari ikintu arusha abandi bantu, araramba. Arashikama agakomera mu bintu. Arashikama agakomera mu bintu bimuremereye, birimo inzitizi, inkomyi ndetse n'imbogamizi nyinshi. Umuntu wihangana, Imana igenda imubashisha, ikagenda imuzamura ku rundi rwego, akagenda akura buri munsi. Nkuko turi kwiga ihame rya 11 ritwigisha gukura, maze iyi mico ikamiranga. Ni imico ituma ugera ku bintu byatinze cyane, bimaze igihe kirekire, ukabirindira kandi utabirambiwe. Imana yacu yagwe icyubahiro. Kandi uyu muntu udacika intege, utarambirwa, iyo atacitse intege azasohoza uru rugendo amahoro. Imana yacu yagwe icyubahiro. Ubundi mu buzima bwawe wihanganira iki? Bibiliya tubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigenza bite. Kandi buri muntu wese agira ibigeragezo bye. Buri muntu wese ageragezwa ukwe. Uzasanga ibyanjye atari byo byawe. Turi kumwe? Udafite icy'abaturanyi afite icy'abana, udafite icy'abana afite icy'urushako, udafite icy'urushako. Ariko umuntu wihanganira ibimugerageza atari ukubura uko agira, namara kwemerwa azahabwa ibyasezeranijwe. Menye ibi bikurikira. Buri kimenyetso cyose uzajya upimiraho umuntu ko agukunda cyangwa umukunda by'ukuri, ni ukuntu umwihanganira. Abafite inshuti muraho neza? Ubucuti bwawe, reka mabwire, nashaka azaba ari n'umugore wawe mubana mu nzu, uzamenya kwihangana kwe ari uko mwagonganye, ari uko mwapfubiranye mukagira icyo mupfa. Yatangiye kwiga kukwihorera ngo none se ngo ko ntacyo nabikoraho, ngo kuko ntacyo, ngo kuko ntako nabigira, ngo reka mbisengere ngo Imana ngo nta ariko igihosha amakimbirane ni ukuyaganira. Ikintu kizakubwira ko umuntu yera ino mbuto yitwa kwihangana,
uzabibwirwa nuko mugize icyo mupfa, naho ntacyo mwapfuye. Abantu twese turihangana, sibyo? Ariko iyo tumaze kugira icyo dupfa, nibwo umenya kwihangana umuntu afite uko kungana. Kwihangana kugeragezwa, gupimwa n'ibigeragezo umuntu ahura nabyo. Icyo gipimo se cy'uyu muvandimwe, gihe bamutukaga akaza akambwira ati ariko nubwo ibi bintu tubirimo yantutse, reka muhamagare tubiganire. Wagize ngo iki kigeragezo cyo kumutuka sicyo cyatumye bambwira ati rero imenyereze kwihangana, kuko n'ubundi n'inkoni ziri hehe. None ariko kwihanganira inkoni ntabwo uzihanga. Hari abantu bajya bavuga ngo ngewe ngo buriya ngaho kuncira ngo wagenze ute. Amacandwe kuyihanganira arakunaniye, uzihanganira urushyi. Hari abantu bazi gukubita urushyi ku buryo gukubita urushyi kuzagarura igikanu bikagenza bite. None uducanwe ngo tu we kuncira wagenze ute. Dukwiriye kwihangana. Buriya ikimenyetso soma mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4, twumve ikimenyetso kizakubwira ko umuntu mukundana koko. Kandi reka mbabwire bizere, ntuzanabe n'umuntu n'inshuti utarabanje kumugerageza. Uzabanza urebe ubucuti bwawe ishingiro bugenje gute bufite. Ngomba kugerageza inshuti mugiye kubana. Kandi ikigeragezo cya mbere bageragerezaho inshuti bayipimiraho. Uzamupimire kukwiha umuntu nimujya kubana, uzamupimire kukwihangana genje ate. Nusanga atabasha kukwihanganira, ubwo nyine hagize agakoma yashyiraho toa. Rwambere rw'Abakorinto igice cya 13, urukundo rurihangana. Yego, urukundo rurihangana. Haleluya. Arega urukundo rurihangana, rurababarira, rugira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo rega ntago rwirarira. Niyo mwagonganye urukundo rurakomeza rukihangana. Kandi twasomye ngo hahirwa uwihangana akageza iki. Uru rukundo rwihangana nirwo ndi kubifuriza muri uyu mugoroba. Uru rukundo rutinuba rutivovota. Buriya rero iyo umuntu mwihanganira, niho urukundo mukunda rwera n'imbuto. Haleluya. Nushaka yuko umuntu akwerera imbuto, uzamwihanganira. Iyo wungutse, iyo uteye imbere, iyo hari ukuntu byagenze, uba ukeneye no kongera gukura uko wazamutse mu ntera, niko uba ukeneye no gukura mu kugenza gute, mu kwihangana. Utangira kubona gukoresha abakozi 9 wakoresha gumwe, biri kugusaba kongera kwihangana. Uba wihangana guri umusore waza n'umugore, ahari nibwo ugiye kwihangana cyane, cyangwa nibwo ugiye kureka kwihangana. Ko mutansubiza ariko turi kujyana. Ari umusore n'umugabo, umuntu ukwiriye kwihangana cyane ninde? Umusore sitashaka kwihanganira ndi, ariko uyu mugabo cyangwa uyu mugore ashaka kwihanganira umugabo we cyangwa se umugore we. Iyo uri kuzamuka mu ntera, niko ukwiriye no kwiga kwihangana, kubera yuko nibikugerageza nabyo biri kuba byinshi. Uzabyara n'umwana, Imana nibiguhaye umugisha, mwabasore mwe utarimenyereje kwihangana ukiri umusore, ukabona ushatse umugabo, bigiye kugusaba ko kwa kwihangana kwawe gukuru kwihanganira umugabo wawe. Hirya yo kwihanganira umugabo wawe, urasabwa no kwihanganira abana bawe. Hirya yo kwihanganira abana bawe, urasabwa no kwihanganira abavandimwe. Iyo mbuto ya mwuka yitwa kwihangana, Imana itangira ubuntu kubayishaka. Imbuto abantu barera igakura. Iyo twayisabye Imana irabidushoboza.
maze rero uku kwihangana buriya iyo umuntu umwihanganira niho amenya ko umukunda. Igihe cyose rero hari ikintu gishyashya umenye, ubutunzi wungutse, intera uzamutsebo, aba ari nako uzajya wunguka ukundi kwihangana. Kandi uko kundi kwihangana birakenewe nyine, kuko nawe ibyihanganirwa birahari. Umuntu rero utagira kwihangana, reka mbabwire muntega amatwi, umuntu utagira kwihangana aba ameze nk'itara ritarimo peteroli, aba ameze nk'aya matara aramutse atarimo umuriro ngo bacane yake. Nuko n'umuntu utagira kwihangana ameze, ni nk'imodoka itagira mazutu, yakwaka ntabwo yagenda. Rero umuntu utagira kwihangana aba ameze nk'itara ritarimo peteroli. Buriya ibiduca intege, bidusharira, birura, bituma kwihangana kwacu gukura. Ndashaka kubatangariza muri uyu mugoroba, kwizera kutageragejwe nta kintu kuzamarira. Kwizera kose kugomba kugeragezwa, kandi impamvu kwizera kugomba kugeragezwa ni ukugira ngo abantu b'Imana bere imbuto yitwa kwihangana, cyangwa se basoze gukiranuka ku cyitwa kwihangana. Rero nubona utunze ubukirisitu butagira ibibazo, butageragezwa, nta bakuvuga, uzamenye yuko ubukirisitu bwawe bukeneye indi mbaraga. Ugomba kugeragezwa kugira ngo kwihangana kwawe kugaragare. Bibasha gutuma ucika intege. Kwihangana ni igiti gisharira, ariko cyeraho imbuto ziryohereye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iki giti cyitwa gusharira, ariko cyarangiza kikeraho imbuto ziryohereye. Iyo umuntu yakuvuze, yakwambuye, hari uko byagenze, ukera imbuto zikwiriye abihanye, nibwo avuga ati mba burya runaka ni umuntu w'Imana koko. Iki kintu cyitwa kwihangana rero ni ikintu dukeneye kugira muri iyi minsi. Isi kuyibamo ni ukwihangana, kandi n'ijuru rizabamo abantu bagenje gute? Bihanganye. Bisaba kwihangana. Wihanganye mu isi niwe uzabona n'ubwami bw'Imana. Wananiwe kwihangana mu isi, simbizi. Hari ibintu bibiri rero bigaragaza umuntu uko yihangana cyangwa afite. Hari ibintu bibiri bigaragaza kwihangana umuntu afite. Uko yitwara afite byinshi bigaragaza kwihangana kwe. Hari ukwihangana, hari no kubura ukuntu ugira. Abantu benshi rero babura uko bagira, barangiza bakabeshya ngo barihangana, kandi atari uko bihanganye, ari uko babuze uko bagira. Kwihangana kuzima, reba mu Rwambere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9, turebe kwihangana kuzima. Kwihangana kuzima nyako, kwihangana kuzima, kwihangana kwemewe kuboneka mu gitabo cya mbere cya Petero, cyangwa mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9. Imana twihanganira idashaka ko twese, Imana twihanganira ishaka ko twese dukizwa. Uwo uzihanganira ushaka yuko azabona ijuru, ushaka kumukiza, uzaba ufite kwihangana kukuri. Soma. Yego. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, cyangwa se ibitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha. Arega nibyo twahamagariwe, gusabira abandi umugisha.
kugira ngo namwe murage umugisha, nuko namwe muzasabira abandi iki? Kwihangana gusabira abandi umugisha. Ntimukiture umuntu wese inabi yagenje gute. Njya ndeba hari igihe ababyeyi abana bajya babakosereza, ukareba amagambo amubwiye. Mwababyeyi, uyu munsi dusaba Imana twongerere kwihangana. Kwihangana kurakenewe, kandi uku kwihangana gukenewe ni ukwihangana kuzima. Hari ibintu dore uko bikurikirana mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 3. Amakuba natera kwihangana, kwihangana kugatera amakuba atera kwihangana, kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Uko kunesha nako kugatera ibyiringiro. Ibyiringiro biturutse kuri uko kunesha ntabwo bidukoze isoni. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 13 soma. Yego. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Hari umuntu ujya ukunda se ibibazo ko byamugeraho? Nababwiye n'ubukirisitu butageragejwe nta kintu buzamarira nyirabyo. Ubukirisitu bwacu bugomba kugeragezwa, bugapimwa, bugashungurwa, kugira ngo tubone uko mu ijuru azadutangira ubuhamya. Ibitera kwihangana ngiye gutanga inama nsoza. Ngiye kubabwira ibintu bitera kwihangana. Abaroma igice cya 15 ku murongo wa 4 tugiye kuhareba ibintu bitera kwihangana. Ibyanditswe byera niyo ntwaro yonyine yazatuma twambuka uru rugamba tukihangana. Soma Abaroma 15 umurongo wa 4. Ntwaro ya mbere umuntu akwiriye gukoresha kugira ngo azabashe kwihangana. Iri somo turi kwiga rikomeye gutya, tuzabishobozwa n'isomo dusanga mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 4. Yego. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Ibanga ryo kwihangana irya mbere, niba byari byarakunaniye, irukira ku byanditswe byera bizakubashisha kwihangana. Icya kabiri, rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 6, niho tuzakura intsinzi ya kabiri. Abafite udukaramu mwandike. Intsinzi ya kabiri ibasha gutuma umuntu yihangana tuyisanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 6. Reka umuvandimwe adusomere. Ariko kwirinda burya nabyo birakenewe, kandi umuntu wirinda yirinda muri byose. Hari igihe tubivuga bakagira ngo ni iby'abatampera, ariko kwirinda nabyo ni intwaro ibasha gutuma umuntu ashobora kwihangana. Ko abantu batirinda ntabwo byaborohera kwihangana. Soma ingingo ya 2 ituma umuntu abasha kugira iyi ntwaro ikomeye yitwa kwihangana. Ego. Kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Ndabaza ikibazo, ari ukubaha Imana no kwirinda no kwihangana babanje iki? Babanje iki? Iyi ntwaro yitwa kwirinda, bizera inshuti zanjye, irakomeye cyane. Kwirinda gutuma tubasha kwihangana. Iyo twamajije kwirinda no kwihangana kubonaho gukorera, kandi kwihangana tukongeraho gutuma tubasha kubaha iki? Imana.
intwaro ya gatatu muyizirikane, ni intwaro ikomeye cyane, ni intwaro izadufasha muri ubu buzima. uru rwego Petero yaruvuzeho rwitwa kwihangana, rutubashisha gutuma twubaha Imana. Ingingo ya gatatu ibasha gutuma abantu bubaha Imana niyo ngiye kubabwira, ni imirire, cyane cyane imirire y'ibinyampeke n'imboga n'imbuto. Inama ku mirire page 320 na page 321. Abafite icyo gitabo mbakumbuje kujya gusoma iyo page 320 321. Ikintu cyitwa ibinyampeke, ikintu cyitwa imboga, ikintu cyitwa imbuto, ibi bintu nabyo bibasha gutuma mu muntu hongera hagakura ikintu cyitwa kwihangana. Kandi kwihangana tubisanga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 3, aho amakuba n'ibigeragezo ibimwe twanga, bimwe tutifuza ko byatugeraho, ni ingingo ya 4. Amakuba n'ibigeragezo nabyo bikuza kwihangana kwacu. Abo turi kumwe, Imana ni nziza. Haleluya, haleluya. Kwihangana gukuzwa n'ibigeragezo. Umuntu ushaka kubaho atageragezwa ntagire igihe cyo kumva yuko akwiriye gusaba Imana kugira ngo arwane iyi ntambara, agire ibyo abasha kwihanganira. Ntabwo iri somo ryo mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 3, amakuba yacu niyo adutera kwihangana. Soma. Yego, ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera. Amakuba ni meza. Uyu mwanya dukwiriye gutaha tuzi yuko ubukirisitu butageragejwe nta kintu buzamarira nyirabwo, kandi dukwiriye kubona ibigeragezo bije tukirinda kwivovota, kuko ibigeragezo nibyo bikuza kwihangana kwacu. Ahubwo ndashaka kugira ngo nkubaze, uheruka kugeragezwa ryari? Uheruka kugeragezwa n'ibiki? Ese warabyihanganiye cyangwa byarakunaniye? Kwingingo ya 4 mu ngingo zibasha gutuma umuntu abasha gukomera muri urugendo, akabasha gukomera ku kwihangana. Iyi ngingo tuyibonye ari ingingo ya 4 itubwira ikintu cyitwa ibigeragezo cyangwa se amakuba. Wowe uheruka mu makuba ryari? Cyangwa se ibigeragezo byawe byasize bitumye utsinze cyangwa byasize bitumye utsinzwe? Ingingo ya 5 ni ikintu cyitwa imyitozo ngororamubiri. N'ubundi ku iyo page ingingo ya 5 burya n'imyitozo ngororamubiri irakenewe, kuko nayo ni intwaro ibashisha umwizera kwihangana. Ingingo ya 6, ingingo ndi gushaka kugira ngo nsorezeho, ingingo cyane cyane muri ubu buzima, cyane cyane muri iki kinyejana, cyane nongere mvuge ngo igoye abanyamugi, ibasha gutuma abantu batabasha kwihangana bikabananira, ni ingingo yitwa ibitotsi, ikintu cyitwa gusinzira. Buriya umuntu udasinzira neza nawe nta kwihangana agira. Muraho, Imana ni nziza. Umuntu udasinzira kwihangana kwe kuba gukeya. Umuntu udasinzira arangwa no kwivumbura. Umuntu udasinzira neza avuga nabi. Kwihangana kwe kuragenda. Niyo mpamvu muri izi nama zigera kuri 6 dutanze zikwiriye kwirindwa cyangwa se kubahirizwa, ingorane zazo zikirindwa, kugira ngo tubashe kwera imbuto yitwa kwihangana. Turasoreza ku isomo riri mu gitabo cya 2 mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9. Niryo magambo tugiye gusorezaho muri uyu mugoroba, kugira ngo kwihangana kwacu gukure, maze tubone uko duhesha Imana yacu icyubahiro, aho dukorera, aho tugenda, aho tuba, Kristo yererezwe kandi ahabwe icyubahiro ku bwawe, kugira ngo abantu bakureba bakubonemo Yesu. Soma. Oya, muhumure nubwo ibibazo bihari kandi bikomeye. Dufite ibyiringiro, Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe babitekereza. Yego.
ihabwa icyubahiro, iratwihanganira idashaka muri uyu mugoroba ko nta n'umwe urimbuka, ahubwo iri gushaka ko twese twihana ikatwongerera kwihangana. Muri uyu mugoroba mbifurije kwihangana, kandi uku kwihangana ngo n'umwami Imana irakutugirira, itwihanganira idashaka yuko hari n'umwe warimbuka, ahubwo ishaka yuko twese tugenza gute? Twihana. Mbese wowe muvandimwe, inshuti yanjye, uheruka guhura n'ibikugerageza ryari? Mbese warabyihanganiye? Warabitsinze se cyangwa byaragutsinze? Mbese ahari wari ubizi neza yuko amakuba yacu, ibibazo byacu, ibigeragezo byacu, bya bindi tuba bitugoye, ariho dukwiriye kwerekanira Imana no gusohoza gukiranuka kwacu? Mbese wageze kuri icyo kigero cy'uko wagombaga gukiranuka, ukaba warakiranutse mu kwihangana maze ugahesha Imana icyubahiro aho byari bikomeye, cyangwa wagize intege nkeya? Nuko za ntege nkeya zituma kwihangana kwawe kubura, urarakara, imitsi irarega, bigera igihe wigishwa n'umupagani ari we wakamwigishije, maze akakubwira ngo mbese ko mbona kwihanganira amacandwe bikunaniye, ko kwihanganira igitutsi bikunaniye, tukaba tugiye kwinjira mu karengane aho umuntu wese agiye kwihangana akihanganira kubona bari kumubwira ngo sohora ururimi turukate. Uzaba warihanganye kugera ku rwego uzatanga akaboko ngo bagakate, cyangwa uzaba uri gukomereka nk'uko usanzwe umera mu buzima bwawe? Imana itwongerere kwihangana.